What's up my people, nkuko bisanzwe ni Jasper wanyu nanone rero nabwiye ko nzajya murana n'abastari batandukanye hano mu Rwanda. Uyu munsi rero ndi kumwe n'umustari abantu benshi mwakunze hano mu Rwanda muri films zitandukanye. Abantu benshi baramukunda, abantu benshi bifuje guhura nawe ariko ntibyabashobokera. Kuri uyu munsi rero nagize amahirwe yo guhura nawe kugira ngo tuganire bimwe na bimwe hanyuma n'abantu bamukunda bamubone kuri kamera za Jasper wanyu TV. Zera bite? Ni byiza cyane. Meze neza? Cyane pe. Ewana Zera nguyu rero kabisa noneho nuko mbona uko nsanzwe mumenyere nagari kameze ngira ngo vibes sanzwe ufite vibes ariko uyu munsi ndabona byaye. Nizo muri filme hano ndukina filme ni real life. Uyu we ngiye wanyawe atari byo muri filme. Bishatse kuvuga ko uko tubabona kuri muri films bitandukanye nuko bisanzwe. Bitandukanye n'umuntu uko ari mu buzima busanzwe. Oh fine. Zera hanyuma rero abanyarwanda bifuje ko naguhamagara kugira ngo tubonane ndetse ngira ibyo mubaza mbaranumye kubabariza kwa uyu munsi ngiye kubaza ibibazo bitandukanye rero kugira ngo ubasubize. Yego. Zera amazina yawe nyakuri ntundi bakwita nde? Nitwa Ntinduka Bahati Zera. Ntinduka Bahati Zera. Yego. Umukobwa w'umunyarwandakazi. Ndi umunyarwandakazi. Mfite mama na papa, mfite n'abavandimwe navukiye n'undi hano mu Rwanda. Hari abantu benshi rero bakomeje kuvuga ngo Zera ngo ni umwarabukazi, ese byabihura n'ukuri cyangwa bimeze gute? Kubera iki? Ngira ngo ni physical appearance yawe uko bakubona. Oya we kabisa. Sure. Ni umunyarwanda. Uri umunyarwandakazi wuzuye. None uko urumvuga ikinyarwanda nago bajya bumva nyidandika, nkivanga. Rero ni umunyarwandakazi. Kukidandika waruvuze kukidandika ni kugira gute? Nyine kukivuga nabi. Kugifefeka buriya tu. Okay. Zera abantu benshi bakuzi hano mu Rwanda nk'umu actress, umukinnyi wa filime mwiza hano mu Rwanda. Yego. Ariko amatsiko yanjye kimwe n'abandi benshi ndashaka kugira ngo tubwire uyu mwuga wa sinema wamazemo igihe kingana gute? Imyaka 2. Imyaka 2. Yego. Sure. Nukuri. Ukamaze kuba icyamamare bigeza? Yego. It's a blessing. It's a blessing. Yeah. Wow, very nice. Numugisha nyine ukomeye. Ndabibona. Nshimana. Ariko kuba icyamamare nta mafaranga ntacyo bimaze. Twe tuba dukeneye n'amafaranga. Okay. Na yaraboneka ariko? Ari make nyine uko biri kandi tubishima Imana. Hanyuma se ibijyanye na filme ugereranyije igihe cyose umaze muri filme yo myaka 2. Hari abantu benshi wasanzemo ariko ubu ngubu uri umusitari kubarenza. Ese byaba bifite aho bihuriye na acting cyangwa se ni amahirwe gusa, ni blessing cyangwa se chance wawe? Ni ibintu bitatu bundi bigendana. Discipline. Yego. Kuba nanone kandi uzi gukina. Ikindi kandi ukaba uri umukristo, nyine uri umuntu usenga. Imana nakunita kumva. Yego. Bivuze ko umuntu udasenga muri sinema ntashobora gutera imbere biba. Ntago ari kuvuga ngo umuntu udasenga. Ikintu cyose umuntu akoze ariko akabanza Imana imbere icyo kintu kigenda neza. Rero ngiye mbere yuko njya muri ibi bintu nyine ngo mbijyemo burundu. Nabanje kwiyambaza Imana ndasenga ndavuga Imana nimba ubona ko ibintu bigiyemo uzabimperemo umugisha. Ibintu nk'ibyo nta namwe hataba intambara, hataba ibibazo. Ariko ibyo bintu byose iyo binyuramo ukibuka no gusenga Imana ubicamo kandi neza. All right. None se Zera abantu abakinnyi batandukanye hano mu Rwanda kimwe n'ahandi hose ku isi ba film. Hari abakina filime kubera ko bavutse bakamenya ubwenge bagasanga ni ibintu bakunda, ni passion. Handi umwana avuka agatangira kujya kurikirana filime zitandukanye ndetse muri bakumva ko agomba kuzaba celebrity muri films. Ese nawe yaba ariko byari bimeze cyangwa se ni ibintu watekereje ubikora umaze kwa mukuru? Yewe nakuze numva nzaba umunyamakuru kuko no kwishuri abantu benshi twize ku bigo bimwe barabizi. Nabandi umunyamakuru ku ishuri. Nanarenze byatari. Nakuze rero numva nzibera umunyamakuru ariko n'undi urumva ibintu byari bimwe. Yes. The same career to. Numvaga nzibera umunyamakuru nza gutungurwa rero no kwisanga wisanze muri sinema. Muri sinema. Ariko nabyo ni byiza ndabikunda. Okay. Hanyuma watubwira gute urugendo rwa muri sinema kuva utangiye sinema naho ugeze ubu ngubu ndetse n'uburyo wagize hari imbarutso ituma umuntu avuga ngo ngiye kujya muri iki kintu. Ese waba ari imbarutso wagize mbere ko ngira muri sinema? Yego. Nigize gukina rimwe mu rusengero ndi Maria. Mu matiyatire kwa kundi kuri Noheli. Zimwe zo muri church. Nyina ndi Maria abamama bararira ibise biramfata. mbona abantu byabaye seriye waje mu buzima busanzwe kandi nari ndi umwana imyaka nka 16 17
noneho urumva nyine nabikinye noneho abantu batangira kumbwira urarenze uzakine filime ukiki ibyo bintu byamaye motivation bituma numva ko ngomba kuba umukinnyi wa filime urumva inzozi n'imfite zari zo ku munyamakuru ariko nkimara gukina iyo theatre mu rusengero nkabona abamama bariza abapapa amatipu y'abantu bamaye amafaranga menshi cyane menshi byatari ngo nyakinye neza urumva nyine byamaye motivation mbona yuko ibyo bintu bibiri ariko agomba kuzavamo kimwe nka gikora uretse ko na n'ubu ubunyamakuru ndabukunda pe bivuze ko waba mutangazaje nta kibazo hanyuma kugera muri sinema noneho nibyo nshaka kutubwira kugera muri sinema ujya gukina muri filime ya mbere wakinnye ryari ninde muntu wawe nari nyiri umunyeshuri nari umunyeshuri maybe ko nigaga mu wa gatanu segonderi icyo gihe nakinnye mu ndoto filime bita indoto mu ndoto irica kuri televiziyo Rwanda ni ya Jeannette Bahavu nayo oya ni yande ntago nzi nyirayo nanze aba director by directing nabwo nakinyemo ariko agaseni gasa nkaho atari kanini numva nabwo kandi feedback abamaye numva zirarenze mbona n'aba director barambwiye urashoboye duye namba zawe next dushobora kugukoresha ibintu nk'ibyo yego kandi nabwo nagiye njyanywe n'umushito wanjye witwa Musene nagiye no kumureba ntazi ko ndi bukine Musa akeneye kwa Pasava ni ubwo buryo nahise ninjira muri sinema hanyuma umaze gukina iyo filime ya mbere umaze kubona connection n'abantu batandukanye filime wita filime yawe y'ibihe byose filime yakubakiye izina kugeza uyu munsi aho bakwita Zela utambutse hose bakavuga ngo dore umustar Zela yaba ari filime bita ubugome bwe iriya nakinanagamo na Didier Kamanzi ari umugabo wanjye nari ndi umugome pe niyo filime y'ubuzima bwanjye ica kuri Hit TV Rwanda banagenda batarayibona bayibone Hit TV Rwanda yes niyo filime nyine yatumye mbona ishusho yanjye ya nyawe yonca kuzaba we yego hanyuma ibintu bindi akandi kazi kuvuga ngo hari akandi kazi ukora mu buzima busanzwe cyangwa se ni sinema gusa ndacuruza uracuruza yego bivuze ngo ahanga uraza kwakura n'abakiriya ahanga oya bajye kuri Zera Films bakande subscribe bajye no kuri Zera 5 bakande subscribe nabyo birarenze amakuru ajyanye na business ukora yose bazasanga amakuru ajyanye na business zanjye bazajya bagenda bisangaho yego hanyuma Sezela ubona sinema y'u Rwanda ubu ngubu ahigeze nakazi umuntu ashobora gukora kakamutunga akabaho nkuko ndi muntu yakora kandi kazi gatandukanye cyane itunze abantu benshi yega kandi iyo umuntu akunda ikintu icyo kintu aba agomba no kugikora akagishobora rero bitunze abantu benshi natwe turimo okay hanyuma hari abana bafite indoto zo kuzakina filime nabo babitekereje igihe kinini ariko bavuga ngo kwinjira muri sinema y'u Rwanda biragoye bisaba connection yego ariko nanone hari ibintu byinshi bigenda bivugwa muri industry ya sinema hano mu Rwanda bijyanye cyane na corruption akenshi zishingiye nko ku gitsina mostly ku bana b'abakobwa ese ibyo bintu niko bimeze nkatwe tubyumvira inyuma ya sinema niko kuri cyangwa actually nyine ahantu hose utuzi twose dukora nta muntu udahura n'imbogamizi ntabwo ari muri sinema gusa ni muri rusange bibaho nyine ntago navuga ngo bibaho pe cyane kuko nanjye hari ibyo nagendaga mpura nabyo tukiri aho ngaho gato winjira muri sinema umbwiye ko hari connection zagiye zibaho mbere yuko winjiramo ese muri abo bantu baguconnectinze ku ba producers ese haba hari wagize iyo tentative yo kumva ko Eda mwaryamana kugira ngo agire gupushinga ugere cyangwa yego benshi cyane bariho hari n'uwigize kumbwira yuko nta nubwo nzigera ngera gurira tango ubonamo iki ngo amingero z'abakobwa ubuse ngo bari abarunakura baruta nyine rwose ni n'abastari muri uru Rwanda ariko bo kugira ngo bagere aho bageze hari icyo batanze yambwiye yuko nta nubwo nzigera ngera none ubu ngubu niyo message wamuhereza message namuhanu kumubwira yuko ntawe uvuma Imana itavumye kandi tujya kuza muri runo ruganda rwa sinema twaravuganye n'Imana rero nta muntu numwe ubufite kugutega iminsi mu gihe atazi icyo wavuganye n'Imana nta muntu numwe wo kugufata ngo gutera ubwoba kuko abatari Imana yawe ubu ngo bahongeze nta muntu numwe navuga ngo ndabikesha kuko ngiye narapushinze fighting wemera ko umuntu ashobora gutera imbere muri sinema y'u Rwanda atabanje kujya kuryamana n'abo bantu cyane nawe bikamubwira
nimba hari n'umuntu uzi ubwenge ntuzigeremera kuba igikoresho cy'umuntu ngo kugira ngo akugire icyo ushaka kuba cyo. Wowe icyo gihe ntabwo ukoresha ibyo bintu kubwo icyo ushaka kuba cyo nta na rimwe azigera kubaha. Seriously wowe fightinga usenga Imana nyine wowe ubwawe kora kuko urashoboye. nimba uzi ko uzi gukina izo filime cyangwa ukina abantu bakabona ni byiza, nta mpamvu rero yo kujya gutanga izo ruswa. Okay, fine. Akeza karigura. Okay, fine. Zera tugana ku musozo ikiganiro twagiranye, ni byiza ko twakwakiriye. Abantu benshi bifuza kuba hari ibintu byinshi twakubaza ariko kubera igihe reka duhinira hafi ahangaha. Ariko mbere ko duhina, ese Zera waba ufite boyfriend? Njyewe Yego. nimugira muzamubona. No, hari impamvu nashaka kubaza icyo kibazo. I'm not engaged. Oh, fine. Impamvu nuko No. hari abantu niba nta boyfriend ufite reka tugane kuri famille yawe. Ese famille yawe yigeze iba obstacle, yigeze iba imbogamizi ku kwinjira muri sinema kwawe? Bize kujya babigiraho ikibazo. Ariko ubu ngubu nibo bantu ba mbere bansapotinga. Ba sister bari supportive cyane, nyine ndanabashimiye. Ba mama na papa mbere urumva nari umwana na nyiri mu ishuri bakajya bambwira abanza usoze ibindi uzabijyamo nyuma. Ariko aka kanya ndashima Imana kuko baranshyigikira pe. Okay, wabwira ikintu wewe butumwa none wahereza abanyarwanda especially abana b'abakobwa n'ababyeyi babo bababwira ko kwinjira muri sinema either ari ukujya gukora uburaya cyangwa se n'ibindi bintu bitari byiza? Ese nicyo wabwira abantu, wabwira abanyarwanda muri rusange? Icyo nabwira abantu bafite iyo myumvire yuko ngo umukobwa muri sinema cyangwa se ntabwo ari ntabwo ari muri filime gusa. Umuntu wese ajya mu kazi runaka kubw'intego. Nimba ngenje muri sinema ari uburaya bunzanyemo ngomba kubukora, ariko nimba nzi neza ko nje gukora akazi ako kazi mba ngomba kugakora kandi neza. Ikindi nta hantu umuntu atakorera uburaya, no mu rusengero wabukoreramo. So ababyeyi nimushigikira abana banyu gukabya inzozi zabo. Ni ukuri pe bakabya inzozi zabo, mubashyigikire mu byo bumva bashoboye gukora kandi banejejwe nabyo, kuko gupushinga umwana yawe kujya gukora ikintu adakunze ubona uko ari wowe ugikunze nk'umubyeyi, icyo kintu nta nyungu azigera kigiramo, nta byishimo. Nk'ubu nkanjye umwana wanjye we nzabyara ikintu nzabona ko afitemo nyine afitemo impano, icyo kintu nzamushyigikiramo nta kindi kintu. Okay. Hanyuma dusoza nanone ikibazo cya nyuma. Mu ba producers bahari hano mu Rwanda, ninde mu producer wemera, ninde mu producer ubona washyize ibuye rifatika kuri sinema y'u Rwanda, wagize uruhare mu kuzamura impano z'abakinnyi ba filime batandukanye? Yego, uyu munsi barakwicara ukavuga ngo uyu muntu ndamushimiye, ndetse n'abandi bantu bakaba bamushimiye. Nta kintu yamfashije, nta nubwo nigeze mpura nawe. Ashobora kuba ataragufasha ariko yarafashije abandi. Yafashije benshi, ubu bari ku ma levels atandukanye kandi meza, bari gutanga n'akazi mu bandi. Yego. Ni Nyakso. Yego. Asante sana Zela. Nyakso yarakoze, yaduhereye abenshi ubu bari kuba aba boss bacu. Nabo Nyakso yazamuye. Rero Nyakso nyine. Ewana Nyakso kabisa, coup de chapeau. Turagushimiye cyane, urumva ko Zera Bahati agutangiye ubuhamya. Bantu mwese mwari mukurikiye rero Jasper Wanyu TV, ndabashimiye cyane. Ubutaha nzabagarura undi mustar, ariko na Zera nawe nzamugarura bitewe n'ibyo mwifuza nanone ko tumubaza. Zera nitugutumira none uzagaruka? Nzaza pe. Asante sana. Hano ni mu rugo nzagaruka.